mwami turagushimiye uri data wa twese kandi mwiza ubereye mwiza abagutegereje ku manywa na nijoro turakuranitse ubu wambere muri iki gitaramo kubera yuko kera bakwirindiraga bagufite ntabwo bifuza ngo nimurangeze niyo mpamvu tumuhendahenze
tugiye gukora konseri najye kukanareba mwakira ibibazo byo barabikemura. Duhagurukiye rimwe twese dutere haleluya. itambuke n'indirimbo imwe hanyuma nirangiza korali ya mbere nayo n'indirimbo imwe hanyuma niturangiza turi hano kugira ngo tunezeze umwami Imana. Bwana asifiwe sana. Mushyizemo akabaraga gakorasi gakeya hanyuma tubyinire Imana. Nitumara kubyinira Imana dukorere Imana. Nitumara gukorera Imana azaduhemba. Bwana asifiwe sana. Imana umugisha. Mutambuke kuba mwihuse indirimbo 5 nizo tubahaye. Imana ibahumugisha. Hanyuma namwe mwicare mwumve neza indirimbo twabazanye. Zirimo amavuta indirimbo dufite ivuga ngo Yesu ni umugabo. Abatega amatwi radio igico inshuro nyinshi nazisabye. Nujya kuri YouTube uradusangayo. Muri make Yesu yagize neza. Imana ibahumugisha. Turabagabo, tuwanye
tukabigerageza bikanga, ariko igihe kigeze Yesu agakiza arambwira ngo ibyo ababyeyi bataguhaye jyewe nzabiguha, aho ababyeyi batabituje nzahagutuza. Ubuyobozi bwegereye abaturage bo mu byaga nta mwanya na rumwe. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya. Amazina nitwa Nzeyimana Idesbar, hanyuma umupasitori nk'uko umuyobozi wa gahunda bivuze, hano hakurya aho avuze bita i Rwamaraba. Yesu rero aduhana umugisha, ni muri iyi paruwase yacu, nanjye nifuje kuza gutaramana namwe, kandi Imana iduhana umugisha mu izina rya Kristo.